murumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda. inshuti banywanye mwiriwe neza, ni Thomas Kamirindi ubasuhuza. radiyo ijwi ry'amerika iravugira kuri fm 104.3 mu rwanda, naho mu burundi muratwumvira ku mirongo migufi metero 19 na metero 22. ni mudukurikire kandi no kuri internet wa radiyo yacu voa.com, kuri youtube na facebook voa radiyo yacu, maze mukurikire iki kiganiro cyanyu murisanga. murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika. ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika. Je ndi mu ntara ya Muyinga, aho bita muri komine Giteranyi, aho bitatura. Njyewe ndi hano Kampala, Uganda. Je ndi mu gisagara cya Bujumbura. Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Ntuye muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za Amerika. Mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose, haba kuri radiyo, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, urararitswe buri munsi saa 10. isezerano rero ni ryo murisanga. mu rwanda minisiteri y'ubuzima ivuga ko indwara zitandura arizo zihitana abantu benshi kurusha izindi. indwara se zitandura ni bwoko ki? mbese ni izihe? ese zaba ziyongera mu rwanda? ese niba ziyongera mu ruhe rugero? impamvu se zituma ziyongera zaba izihe? nibyo tuganiraho na Profesor Mucumbitsi Joseph, umuyobozi w'urugaga rw'imiryango irwanya indwara zitandura mu rwanda, Rwanda Non-Communicable Disease Alliance. Profesor Mucumbitsi kandi ni inzobere mu by'indwara z'umutima, cyane cyane iz'abana. by'umwihariko akorera mu bitaro byitiriwe umwami Faisal n'ibitaro bya gisirikare by'i Kanombe, hombi ni Kigali. nshuti z'ijwi ry'amerika rero ntabatindiye, mbazanira umushyitsi. Profesor Mucumbitsi Joseph, uraho neza, urakoma? Uraho cyane Kamiri. umwaka mushya muhire. Umwaka mushya tusangire. nuko rwose ndagushimira cyane rero uyu mwanya wigomwe ukawuha abanywanyi b'ijwi ry'amerika, ariko nakuvuze muri make cyane, sinzi nimba wakwibwira abanywanyi b'ijwi ry'amerika ku buryo burambuye. Urakoze cyane. Joseph Mucumbitsi ndi umuganga, nkaba nkora mu Rwanda, mvura abana cyane cyane n'indwara z'umutima, ariko nkaba nyobora urugaga rw'imiryango itegamiye kuri leta irwanya indwara zitandura. ubwo ndaza kubisobanura, kubera yuko twasanze bikenewe ubuvugizi budasanzwe, kuko izo ndwara nizo ziri ku isonga mu kwica abantu benshi mu isi ndetse no mu gihugu cyacu u Rwanda. ku buryo rero twahurije hamwe imiryango irenga 20 ihuriramo ari abarwaye izo ndwara zitandura. natanga urugero: indwara ya diyabete, indwara z'umutima, iz'impyiko, iza kanseri y'ibere. iyo ni imiryango yose yagiye yishyira hamwe kugira ngo igerageze kugira ubuvugizi kandi irwanye, ikangurira abanyarwanda kumenya izo ndwara kandi igerageze kuzirwanya no gufasha abazirwaye. igitekerezo se cyabajemo gute kugira ngo mugire gutya muhure mukore urugaga? kubera ko ndibwira yuko mugitangira hari mutari muziranye ayo mashyirahamwe, mwayamenye gute kugira ngo mufate icyemezo cyo kwibumbira mu rugaga? ababitangiye ni fondasiyo y'umutima mu Rwanda inyobora, iriho kuva 2008. Organisation ya Association ya Diabete mu Rwanda nayo iriho kuva mbere y'ibihumbi 2000, ndetse na Association
ya kanseri twihurije hamwe ariko dusanzwe dukorera hamwe twatangiye ubuvugizi tukajya dukora niba yenda hari ababyuka b'i Kigali tugenda n'amaguru urugendo rwo gukangurira abantu ku byerekeye siporo n'indwara zitandura cyane cyane iz'umutima abandi bagakora ibikorwa bitandukanye byo kurwanya diyabete bukeye dusanga dukwiye guhurira hamwe cyane cyane ko twari tubonye ko no muri East Africa mu bihugu bidukikije bafite izo alliance z'indwara zitandura turema iry'u Rwanda ndetse duhura na bagenzi bacu bo mu bihugu bya East African Community ku buryo ubu ngubu alliance ya East Africa y'indwara zitandura nayo nijye uyiyobora tukaba naho duhuriramo turi izo mpuzamiryango yo mu bihugu byose bya East Africa birwanya indwara zitandura. nibutse abatwumva ko iyi ngiyi ari radiyo ijwi ry'Amerika tuganira na Profesor Mucumbitsi Joseph umuyobozi w'urugaga rw'imiryango irwanya indwara zitandura mu Rwanda. None se izi ndwara ni bwoko ki? Mbese indwara zitandura amazina yazo ni ayahe? bazise izitandura kugira ngo bitandukane n'izandura. Abantu bazi cyane cyane izikenera antibiyotike nk'igituntu n'izindi nk'izo sida. Mbese hari indwara zitandukanye zandura umuntu yanduza indi ariko zishobora kuvurwa zigakira yenda kenshi zikanakira burundu. Naho indwara zitandura ni indwara zose umuntu ziba karande kandi zishobora kuvurwa ariko akenshi zidakira burundu. Kandi izo ndwara ziri ku isonga ari mu isi ndetse no mu Rwanda ni indwara z'umutima cyane cyane zisa miliyoni zigera kuri 17,500 mu isi yose, cyane cyane mu bihugu bitaragera mu nzira y'amajyambere, ikiri mu nzira y'amajyambere. Hagakurikiraho cyane cyane za kanseri, hagakurikiraho diyabete, hagakurikiraho indwara z'ubuhumekero. Izi uko ari enye twavuga ko arizo mbese z'ingenzi, ariko bitewe n'ibihugu n'aho nko mu Rwanda mu bushakashatsi baherutse gukora basanze ibyerekeye kumugara bitewe n'impanuka z'umuhanda nabyo biza hejuru mu mibare. Nk'uko noneho n'indwara zo mu mutwe nazo ziri mu ndwara zitandura, nazo ziri mu cyiciro gikurikiraho. Hanyuma hakaza n'izindi ari iz'amaso, ari izo ku munwa n'izindi zitandukanye. Ariko izi uko ari enye, ibyo byiciro uko ari 4-5 nibyo bya mbere bigize izo ndwara zitandura. Mu Rwanda se iyo mubirebye byifashe bite? Dufate cyangwa se dutandukanye icyaro n'imijyi. Byifashe bite mu cyaro, byifashe bite mu mijyi? Harimo ikinyuranyo, ariko yenda kugira ngo mbisubize neza nakubwira yuko izo ndwara ziri ku isonga ari iz'umutima, ari diyabete, ari kanseri zimwe na zimwe ndetse na zimwe zo mu buhumekero bifite intandaro imwe. Hari ibyo zihuriraho kuko mu bizitera bituma zishobora kubaho. Ibiza ku isonga harimo kunywa itabi, harimo kunywa inzoga nyinshi, hariho kurya indyo itabereye ubuzima bwiza cyane cyane, ndetse hakazaho no kutanyeganyega cyangwa kudakora imyitozo ngororamubiri. Ibyo bintu uko ari 4 bisangiye n'izo ndwara muri rusange, bizanamo nyine n'ubunini bukabije, ku buryo rero icyo ni cyo cyane gituma haba igitandukanyirizo mu bo mu mujyi n'abo mu cyaro. Navuga yuko indwara zijyana n'ubunini bukabije ziganje cyane mu bantu batanyeganyega bo mu mujyi bafite ibyo barya bihagije,
kandi badakora imyitozo ngororamubiri bihagije ku buryo bagira ubunini bukabije. ibyerekeye itabi n'inzoga byo mu bushakashatsi bigaragara ko no mu cyaro bihari kandi bikomeye, ku buryo rero navuga ngo nta cyaro nta mujyi, byose bigeze aho hakaba ibyo usanga hose. Natanga nk'urugero ku muvuduko w'amaraso ukabije, hypertension, nk'iyo ntigombera umukene cyangwa umukire, ni indwara twavuga ko ari kimeza ikunda kuboneka cyane cyane ndetse mu bantu b'abirabura, ku buryo waba umukene waba umukire wakora imyitozo ngororamubiri cyangwa utazikora bishobora kugushyikira ukagira umuvuduko mwinshi w'amaraso, kandi uwo muvuduko mwinshi w'amaraso akaba ushobora kugutera ubumuga bukabije wavuye amaraso mu mutwe, ibyo bita stroke, cyangwa se umutima wananiwe kubera guhora urwana n'uwo muvuduko w'amaraso. rero muri rusange izo ndwara ushobora kuzibona hombi, kuko n'abariye bidahagije mu giturage b'abakene bazingamye, baravuga ni ukugwingira, baba ari abana bavuka bafite ibiro bike cyane, baba badakura bakagwingira munsi y'imyaka 5, nabyo byagaragaye ko bishobora gutera ikibazo gituma uzagira indwara zitandura, harimo iz'umutima n'iyo hypertension ndetse na kanseri. ijwi ry'Amerika iby'imibare rero yenda icyo navuga ni kimwe gusa, mu mibare iherutse kugenda ivugwa itangazwa mu bushakashatsi bumwe na bumwe bwakozwe, ni uko indwara zitandura ziri ku isonga mu gutera impfu nyinshi mu Rwanda, bikaba 44%, ku buryo rero ndetse bavuga ko ushobora gusanga mu giturage byiyongera kubera yuko zitagaragara hakiri kare, kandi yenda ntibabe bajijutse bihagije cyangwa bafite uburyo bwo kwivuza, ku buryo rero iyo mibare iteye impungenge. kandi ishobora nyine kuba inarenze. ishobora kuba irenze kuko hari abantu bapfa batageze kwa muganga, nubwo minisiteri yashyizeho uburyo bwo kugira abantu, hari abantu bigishije kuzajya agenda nubwo umuntu yaba yavuye imuhira bakabaza umuryango we n'uburyo yafashwe, bakagerageza gucishiriza icyaba cyamwishe, ibyo nibyo bita verbal autopsy. ibyo rero ni ibigerageza kugabanya abantu bapfa batazi icyabishe, kuko bituma imibare igaragara ku gihugu bidahagije. inshuti zacu, murumva radiyo ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. ni ikiganiro murisanga, turaganira na Profesor Mucumbitsi Joseph, ni umuyobozi w'urugaga rw'imiryango irwanya indwara zitandura mu Rwanda, ariko akaba ari n'inzobere mu by'indwara z'umutima, cyane cyane iz'abana. nk'uko rero mubizi, iki kiganiro ni icyanyu. noneho rero kuri telefone dufite Ruhamya na Shafi. Shafi abe yihanganye gato, noneho duhamagare Ruhamya. Ruhamya we, karame uraho urakomeye? muraho murakomeye neza? yego turaho, umwaka mwiza. kuri twese amakuru ni meza. ijambo ni iryawe rero Profeseri Mucumbitsi, muri kumwe. yego, hari utuntu ngira ngo wenda mubaze. urabona aba dogiteri baratubwira izino ndwara z'ubuhumekero, ndagira ngo mubaze ku kantu ku itabi. njye nagize amahirwe wenda yo kugenda mpura nabo batwigisha, arakubwira ngo itabi ni ribi, mu kanya gatoya ahubwo mugahura arimo kurinda. yego ubwo ntumbekeye. oya ntabwo ari wowe, abandi ba porofeseri cyangwa ba dogiteri muho bagiye za kaminuza, ugasanga arakubwira ni bibi, reka mvuge ngo ni bagenzi be, ariko ugasanga ntibishoboka kugira ko itabi ni ribi. kandi aba bahanga bo baratubwira ngo bigira ingaruka ku ndwara z'ubuhumekero.
ibihaha no kuba ryagira ikibazo niho mu kanya mugahura n'undi mudogiteri cyangwa umuporofeseri arimo kugira gute arimo kurinywa kandi yakubwiye ko ari bibi. ikibazo ni ikihe se ruhamya mubaze yego kuri siporo ngo gukora siporo ni byiza. Okay, ni byiza cyane. Ese ko harimo bano bakinnyi bakomeye tubona bitwa n'indwara z'umutima kandi tuzi ko bakora siporo ku rwego ruhagije, bahura n'abo baganga b'amakipe akomeye, twe kuvuga ngo amakipe ya Afurika aroroheje, niba amakipe yo mu Burayi, muri Aziya, muri Amerika ukumva ngo yishwe n'indwara y'umutima kandi yakoze siporo, ibyo biterwa n'iki? reka Profesor Mucumbitsi gusubize ikibitera. Murakoze kandi icya mbere na mbere nagira ngo nkubwire, ntabwo ndi buvuge nka Yezu, jya ukora ibyo abaganga bakubwira ntugakore ibyo bakora, sibyo? kuko aba yakwigishije, yenda akaba ku giti cye hari ibyamunaniye kubireka, ariko ntabwo bikuraho yuko iryo tabi riba ari ribi. wari uzi yuko itabi ryica miliyoni zirenga 8 mu mwaka mu isi, kandi 80% y'abo bantu bapfa bakaba baba bari mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere nk'u Rwanda, ndetse icya 10 cyabo kikaba ari abana bari hagati y'imyaka 13 na 15. rero itabi ni ribi, ntabwo ritera gusa indwara z'umutima nako z'ubuhumekero, zitera indwara z'umutima, zitera kanseri z'ibihaha n'izindi zimwe na zimwe. mbese itabi ni kimwe mu bintu ku isi banashyizeho ingufu, ndetse no mu Rwanda kugerageza kurica uko bishoboka, usibye ko abaricuruza nabo bafite ingufu, ariko amategeko arahari, nubwo tubahirizwa cyane iteka, ariko itabi ni ribi. ngusabye rwose kuzakora uko ushoboye, niba urinywa ukarireka. nawe byerekeye kuba warwara umutima kandi ukora siporo, igenda icyo nasobanura ni uko hari indwara zimwe na zimwe zitajyana no gukora siporo cyangwa kuyikora mu mutima. ushobora kuba ufite ikibazo cy'umutima udatera ku mujyi umwe, hari ugiye wihuta ubundi ukagenda buhoro, wakora siporo bataragupimije wenda mbere neza, cyangwa se waranipimishije, wakora siporo cyane umutima ukaba hari igihe wahagarara. nibo bamwe namwe tubona nyine bagwa mu kibuga barimo bakina, usibye ko kenshi utanamenya neza n'ibindi biba birimo, nk'ibiyobyabwenge bamwe bafata kugira ngo bagire ingufu. ibyo ariko sinabijyamo cyane. icyo nashaka kuvuga ni uko siporo nicyo cya mbere kidahenda kandi gifite ubushobozi kugabanya kuba warwara diyabete, kugabanya umubyibuho ukabije, ni ukuvuga na ya diyabete ikagabanuka, kugabanya umuvuduko mwinshi w'amaraso, byari ubushakashatsi bwarakozwe, kugabanya ndetse noneho no kuba wagira indwara z'umutima zituma ziterwa n'amavuta agenda akihoma mu mitsi igaburira umutima ubwawo, coronary artery disease, bavuga ngo wagize crise cardiaque cyangwa heart attack. ibyo yo gukora siporo nubwo waba wagiriye amavuta yenda menshi, ariko bishobora gutuma bigabanya uburyo wagira iyo heart attack cyangwa crise cardiaque. rero rwose siporo ni ingenzi, kandi mwabonye yuko igihugu cyacu cyabishyizemo ingufu cyane kugira ngo ari car free day, yari gushyiraho abakozi umunsi w'ikiruhuko, kujya gukora siporo kuwa gatanu na saa sita, n'ibindi byose leta ikora kugira ngo siporo zitere imbere, bizafasha igihugu kugabanya izo ndwara zitandura, cyane cyane iz'umutima, diyabete na hypertension. ijwi ry'Amerika, nk'uko rero nari nabivuze mu kanya, kuri telefone dufite na Shafi. Shafi we, uraho neza? umwaka mushya muhire. kuri twese. ariko se Shafi niryo zina ryawe koko? ni Shafi Kundubone. Kundubone? Kundubone Shafi. Okay, nuko
ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo? mfite ikibazo, inyunganizi n'inama. Ikibazo mfite nagira ngo mbaze kuri indwara y'umuvuduko w'amaraso. Yego. Ese iriya ndwara ni uruhererekane herediteri? icyo ni ikibazo. Ese iterwa n'iki? ikindi nashaka kuvugaho, mbona ikintu gishobora kuba gitera ubwiyongere bw'izi ndwara muri iki gihugu cyacu, harimo siporo yakadufashije kugira ngo twirinde izo ndwara nk'uko tuzishikarizwa kenshi, ariko usanga ubukangurambaga ari bwo buke. Yego, ndagukurikira. Ubukangurambaga ni bukeya, ugasanga siporo ntabwo bayikundisha abantu, kandi ariyo yakadufashije kugira ngo turwanye izo ndwara. Ikindi nabazagaho ni kuri zino ndwara za asima z'ubuhumekero. Ese ziriya ndwara ivurwa igakira? Ese iterwa n'iki? ni ibyo bibazo nagira ngo tugeho. Murakoze. Urakoze nawe. Yego. Profesor Mucumbitsi, umwanya n'uwawe. Amaraso sinigise neza. Yabajije ati indwara y'umuvuduko munini w'amaraso ni hereditere tubwiye abanyarwanda n'abarundi batwumva. Yego, ariko dusobanurira abarundi n'abanyarwanda, mbese n'uruhererekane iby'ababyeyi baha abana. Abana bakavukana nk'indwara ababyeyi babo barwara, nibyo twavuga ko ari hereditere. Arabaza rero ati iyi ndwara y'umuvuduko w'amaraso ni hereditere, atese iterwa n'iki? Icyo nicyo kibazo cya mbere. Icya kabiri ati asima cyangwa se indwara z'ubuhumekero irakira, atese nayo yabiterwa n'iki? Ni ibyo bibiri. yavuze no ku bya siporo ko batahamagarira abantu cyane, batabakangurira cyane kugira bayikore. Yego. Umuvuduko mwinshi w'amaraso nigeze gusobanura yuko hari n'igice kimwe wavuga yuko gituruka kuri kamere y'umuntu. ni ukuvuga niba ababyeyi bawe cyangwa abandi mu muryango wawe hari abarwaye umuvuduko w'amaraso mwinshi, byongera amahirwe make yuko nawe wawugira, ariko ntabwo ari hereditere kubera yuko buri mwana siko abirwara. ni ukuvuga ngo kuko indwara hereditere zirimo, ubundi iyo babivuze gutyo bavuga ko umwana wese ayirwara cyangwa se abenshi bayirwara, ariko siko bimeze. ariko niba iwanyu barwara umuvuduko w'amaraso mwinshi, bishobora nawe kugushyikira, cyane cyane noneho udakoze ibikenewe kugira ngo wirinde. ni ukuvuga ukore siporo, ureke kurya umunyu mwinshi, ureke kugira ibiro byinshi n'ibindi. kuvuga rero ngo biterwa n'iki, nyine ni ku ruhande rumwe ni iyo kamere yawe. impamvu nasobanuye ko n'abakene batarya byinshi, bahora mu mirima, bakora imirimo y'ingufu, bashobora kuyirwara. ariko ku rundi ruhande ishobora kuza ari inyuririzi kuri bya bindi nasobanuye byo kuba ufite indyo itabereye umubiri, urya amavuta menshi, urya umunyu mwinshi. ntabwo tujya tubivuga bihagije. umuntu burya ntaba agomba kurenza akayiko gatoya kariya k'isukari k'umunyu mu munsi, kandi muzi ko twese akenshi turawurenza. kandi noneho ukagira n'ubunini bukabije, ukaba warwara izindi ndwara zitandura zishobora gutuma na diyabete iziramo, nako n'umuvuduko w'amaraso uziramo nk'iyo urwaye diyabete. rero impamvu y'umuvuduko mwinshi w'amaraso ni kuri izo mpande zombi. ku byerekeye asima navuga yuko ariko hypertension nongereho ikindi kimwe, sinibuka niba nabyo hari icyo yabibajijeho, ariko ugomba kunywa imiti kandi ukayihoraho. ni gakeya utangira kurwara umuvuduko w'amaraso ngo uzakire burundu ureke n'imiti, kereka iyo ari impamvu runaka yayiteye nyine ikavaho. ariko kandi ikindi ni uko
ni rwicaruhoze nta kimenyetso igira. niyo mpamvu nyine twavuze nawe mu giturage hari abayigira bakazabona yamugaye bakajya bamuroze cyangwa iki, kandi ari uko awumaranye umutwe mwinshi w'amaraso awumaranye igihe, nta bundi buryo bwo kubimenya utagiye kwipimisha kwa muganga. niyo mpamvu dukangurira abantu kujya bipimisha, buri muntu akamenya imibare ye. ibyo ni ibintu duhora twigisha. umuvuduko w'amaraso bagomba kuwupima urengeje imyaka 35 rimwe mu mwaka wari ukwiye kwipimisha. kandi bakanagupima isukari mu maraso ko na diyabete ishobora kuza buhoro buhoro, kandi bakareba ko ibiro byawe bijyanye n'uburebure bwawe, bivuga yuko udafite ubunini bukabije. iyo mibare buri muntu yari akwiye kuyimenya. ni nayo mpamvu leta yashyizeho ko mituweli izajya ibyishyurira rimwe mu mwaka ku bantu barenze imyaka 35, kandi ikaba n'ubwishingizi bundi bwose bubyemera, ari RSSB n'abandi n'izindi sosiyete zitanga ubwishingizi. rimwe mu mwaka ushobora kwipimisha, atari uko ugiye urwaye, ari kugira ngo umenye uko uhagaze. umuvuduko w'amaraso rero nta kundi wawumenya utagiye kwipimisha. ibyerekeye asima iterwa n'iki? akenshi iterwa na aleriji. aleriji izi mu kinyarwanda uko nabisobanura, ariko natanga yenda urugero. ushobora kuba umukungugu, harimo utuntu twa mikorobe tubamo, ushobora kugutera kwitsamura cyane cyangwa gusemeka, ukazatangira uti ukarwara asima kubera ko ufite aleriji kuri ibyo bintu. ubwoya bw'injangwe bushobora kubitera, ubwoya bw'imbwa bushobora kubitera. noneho rero n'ibindi, hari n'abantu wanukirwa n'ikintu agahita asemeka, ubukonje bwaza agahita asemeka. kenshi ibyo byose biba bituruka yenda yahawe n'ababyeyi, kuko nka bya bindi nasobanuraga by'umuvuduko mwinshi w'amaraso, ushobora gusanga hari abantu mu muryango hari benshi bagiye barwara iya asima cyangwa bafite za aleriji zitandukanye. nawe icyo gihe amahirwe makeya yo ko bikugeraho ashobora kubaho. asima ariko iravurwa igakira bitewe n'icyo uriho n'icyo ufiteho aleriji. iyo ukirinze ugafata n'imiti igihe gihagije, asima ishobora gukira burundu, igakira ntuzongere kwirwara. ishobora gukira rwose, ndetse hari n'ibyo nagereranya n'urukingo nabyo bishoboka, nubwo atari ibintu biboneka yenda ahantu hose, ariko basanze ufite aleriji ku kiryo iki n'iki gituma usemeka, hari uburyo bashobora kugukorera ikintu cy'urukingo cyatuma noneho uzagira ibyo bintu ntugire aleriji. ariko ibyo ni ibintu bihanitse, ntabwo nabisobanurira hano. ariko utagiye no muri ibyo bikomeye ushobora gukira asima wirinze ikiyigutera, ariko ugafata imiti. ikinanirana kenshi ni uko imiti uba ugomba kuyifata igihe kirekire, nk'umwaka umwe, 2, 3, mbere y'uko amakirize rwose agabanuka. ibyo byose ni ukuvuga ko ugomba kujya kwa muganga, kwa kundi wabivuze, bakajya bagupima buri mwaka rwose kugira ngo umenye aho uhagaze. niko bimeze. kandi nk'uko wabivuze ibigo byose by'ubwishingizi birishyura gukora ibyo bita check-up cyangwa kwisuzumisha kugira ngo umenye uko uhagaze rimwe mu mwaka. radiyo ijwi rya Amerika nuko muri minisiteri basanze abantu batabikoresha. abantu ntibabikanguriye, ntibabimenya bihagije kugira ngo bajye kwipimisha. nyamara ku kigo nderabuzima bashobora kugupima uwo muvuduko w'amaraso, iyo sukari ku rutoki, ni ibintu bashobora kugushyira ku munzani, biroroshye. ibikoresho bisigaye bihari mu mavuriro urebye yose. inshuti zacu rero, mwebwe muteze amatwi radiyo ijwi rya Amerika, murabwiwe ntimuzinanirwe. nyine turaganira na Profesor Mucumbitsi Yozefu, ni umuyobozi w'urugaga rw'imiryango irwanya indwara zitandura mu Rwanda. Kuri telefone dufite na Tuwombe Swahiba,
ndabarira gatoya Yego. ariko ngaruke ku kintu cyerekeye ubukangurambaga kuri siporo. ye twari tukibagiwe umuntu n'ibyo rwose wabivuze ndumva hari uburyo dukangurira imbaga kuri icyo kintu atabitega amatwi, ariko ndibutsa yuko usibye n'ibiganiro bya siporo bisanzwe, nk'ubu urugaga rwacu rukoresha siporo kuri televiziyo kuwa gatandatu no ku cyumweru, n'umukoci berekana ukuntu ushobora gukora siporo wicaye iwawe muhira imbere ya televiziyo yawe, iyo videwo ikajya kuri YouTube ikajya he ku buryo ushobora kongera ukayireba ugakora siporo ugahora witoza. Car free day itangiye gukwira igihugu cyose, bagafunga imihanda imodoka ntizijyemo kugira ngo mubone uko mukora siporo. Kigali, Nyagatare, Rubavu, Musanze, Rwamagana, mbese bitangiye gukwira ahantu hose. I Huye ndetse Muhanga nayo vuba aha. Rero ubukangurambaga turabukora, ibiganiro nk'ibi ngibi tubihoramo dusobanura impamvu siporo ari cyo kintu cya mbere gituma umuntu ashobora kwirinda indwara nyinshi zitandura kandi bitamusabye amafaranga. noneho rero ikibazo ahubwo twasanze bihera mu bana batoya, niyo mpamvu twashimishijwe n'uko minisiteri y'uburezi yashyizeho amabwiriza ku bigo by'amashuri ku buryo bagomba gushyiraho amasaha ya siporo mu bana, bagashyiraho ibibuga aho bakorera siporo, ko wasangaga amashuri amwe atagira n'ahantu abana bashobora gusohokera biga gusa bagataha. rero rwose ubukangurambaga burakorwa, kandi yewe bimaze n'imyaka irenga 10 nakwemeza yuko hari ikintu kigenda kiyongera ku buryo bugaragara budasubirwaho. muteze amatwi radiyo ijwi ry'Amerika, nk'uko nari maze rero kubibabwira mu kanya turi kumwe na Tuwombe Swahib kuri telefone. Tuwombe ye ntabwo ari kunyumva kandi ari ku murongo, sinzi uko bigenze. nuko alo, uranyumva? ntabwo nishatse ni wowe wari ugarutse? nishatse nagira ngo mvuge ku kantu kamwe. Ikibazo nyine mu mashuri koko babishyizemo, ariko ugasanga abarimu barimo ntabwo bari karifiye kuri siporo, ntabwo bafitiye ubushobozi. ko nkanjye bivuga, ndi muri stage nanjye niga uburezi. Yego. hari ikigo nagiyeho ugasanga umwarimu bahaye kwigisha iyo siporo yize indimi. urumva ku muntu utayize siporo ntabwo byashoboka, ariko njyewe niga siporo kuyigisha muri Universite y'u Rwanda. ubwo urumva rero ni rwa rugamba rugikomeza, birasaba kuba abo bantu nyine bayigisha nabo bari karifiye kuba bigisha ibyo bazi. ni nk'iyo nama bashyiramo abarimu babifitiye ubushobozi, apana gushyiramo abarimu kumva ko bagize. kandi n'izo materiyeri zo gukoresha nta bibuga nta kirumva, birasaba ubukangurambaga n'uko ibyo bibuga byaboneka kugira ngo abantu bakure. abana bihere hasi mu bana bizamuke, nibakura babyiyumvamo barumvise siporo ko ari ingirakamaro, bizafasha kugira ngo wa mubare w'abantu badakunda siporo wiyongere, ugabanyuke, na za ndwara zibashe kugabanyuka kubera ko abantu babashe gukora siporo. kundi ubone ndagushimiye. yego cyane, murakoze. kandi ugire umugoroba mwiza. Professor, ku byo avuze hari icyo wakongeraho? rwose ndemeranwa nawe. birumvikana yuko ikibazo ni ubushobozi. ayo mashuri yigisha siporo, icya mbere cyo ndakeka ko atangiye vuba kandi ataraba menshi, kandi bisaba yuko abantu banabyiyumvamo bakajya kuyiga koko, bumva ko ari umwuga ushobora kugira icyo bagezaho. nko mu bindi bihugu abarimu ba siporo ni abantu badashobora ubundi kubura akazi. ubu ngubu kenshi byakorwaga n'abantu babyigishije, urebye abo twita abakoci kenshi bari abantu babyigishije. ni byiza rero ko mu masomo noneho byagezemo no muri univerisite. twizere ko mu myaka iri imbere minisiteri y'uburezi izashyiraho noneho n'umwarimu wa siporo wihariye, nk'uko mu bindi bihugu
bikorwa, kandi icyo gitekerezo rwose ni cyiza, ndashimira ubivuze. ye twongere turebe Tuwombe nimba ari ku murongo, nimba twumvikana. Tuwombe we, uraho urakomeye? nakomeye. Umwaka mwiza. tuwusangire. Mu kanya nari nkubuze. nari mvuye ku murongo gatoya cyane, ikibazo cy'amarezo ndibaza. Nuko ese ubundi uherereye he? naherereye mu ntara ya Kirundo, komine Bwambarangwe. ye nuko uri gukurikira radiyo ijwi rya Amerika se? ndabikurikira neza cyane rwose, ndabyumva. None se ko FM zo mu Burundi zitagikora uyumvira hehe? ndayumvira mu Kirundo, komine Bwambarangwe, zone Buhoro. hano ibikorwa byanyu bandanya kudushyikira umwanya ku mwanya, nta ngorane, kuba turi hafi y'umupaka wanyu. ni ukuvuga mufata ibiturutse ku minara yo mu Rwanda. nuko ufite se ikibazo cyangwa icyiyumviro wasangira na Profeseri Mucumbitsi? mfite ikibazo. ikibazo mfise ni uko yavuze ngo ushobora ngo gukora ngo siporo ngo ukabasha kwirinda indwara nyinshi zitandukanye zerekeye nko kwiduruka ry'amaraso. rero nagira ndamubaze, none iyo siporo ushobora kuyikora mu ndwi kangahe cyangwa mu kwezi kangahe? urakoze cyane. icyo kibazo cyane. urakoze cyane Tuwombe. ikibazo cyiza cyane, kuko ntari nabonye uko mbivuga. siporo icyo inzobere zigisha ni uko buri muntu akeneye gukora iminota 30 byibura iminsi 5 mu cyumweru y'imyitozo itagomba ingufu cyane, yoroheje, nko kugenda n'amaguru, cyangwa se ukaba wakora siporo y'isaha nibura 3 mu cyumweru, irimo noneho ingufu ziyongereye nk'uko ko kwirukanka cyangwa gukina undi mukino nk'umupira cyangwa ibindi. ariko byose hamwe ntujye munsi y'iminota 150 mu cyumweru. nibyo ubushakashatsi bwerekanye ko iki gihe bishobora kukugirira akamaro. iyo ujyayo rimwe tuvuge mu cyumweru, hari n'abantu cyane abasirimu njya mbona hano bakagenda ku cyumweru gusa, ko ariho babona umwanya, akaba yakora ibirometero 10 na bingahe. ubushakashatsi bwagaragaje ko bitahagije kuba bitagufasha nko gukora siporo nkeya buri munsi. rero ni ibyo inzobere zisaba, kandi rero byumvikana ko nari mvuze abasirimu, reka munyemerere mbanegure nubwo nanjye ndimo. bakora iyo siporo ku cyumweru, barangiza bakagenda bagashyiramo broshete na byeri cyangwa na fanta, ugasanga yenda n'ibyo yari yungutse muri ya birometero yakoze yenda hari ibisubiye inyuma. ubwo ni ukuvuga rero si siporo gusa, igomba kujyana n'iyindi mibereho yo kwitwararika ku bintu bimwe na bimwe. nibutse nyine kurya neza, umunyu muke, kutanywa itabi, kutanywa inzoga, kuko ubushakashatsi bwagaragaje ko nta nzoga nkeya. mu myaka yashize bajyaga bavuga ngo ikirahure kimwe cya divayi gitukura ngo bishobora gutuma utarwara indwara z'umutima. ni ukubeshya. byagaragaye ko atari byo. n'akayoga gakeya ka buri munsi ntabwo ari keza. none se Professor, nk'icyo gihe nyine abasirimu bavuye gukora siporo hanyuma bakajya muri za broshete n'amayoga, ubwo wabagira inama yo kunywa amazi ahubwo? amazi menshi cyane, kuko niyo uba watakaje wabize icyuya cyinshi,
hari n'aho wavuga nyoye ibyeri imwe mfite inyota, ariko ibyeri ntabwo imara inyota, amazi niyo amara inyota ubundi ku byerekeye umubiri. Ariko ukanywa gakeya, nese mwakwirirwayo nyuma ya saa sita mwavuye gukora iyo marishe, ngo ushobora gusanga uhavuye unyoye byere n'eshanu, icyo gihe biba bibaye ibindi. ubwo rero abasirimu bahite bumviraho. Muteze amatwi radiyo ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Turaganira ku bibazo by'indwara zitandura mu Rwanda. Nk'uko Minisiteri y'Ubuzima ibivuga, nizo zihitana abantu cyane, kandi na Profesor Mucumbitsi yatubwiye yuko mu bantu bose bapfa mu Rwanda byibura 44% bazira indwara zitandura zirimo iz'imitima, za diyabete, iz'ubuhumekero, yabirondogoye. Hanyuma rero Profesor Mucumbitsi Joseph ni inzobere mu byerekeranye n'indwara z'umutima, cyane cyane iz'abana, kandi akuriye n'urugaga rw'imiryango irwanya indwara zitandura mu Rwanda. Mbere y'uko dukomeza gatoya, tubanze twumve aka gatangazo. Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iwanyu mu ntara n'akaryo ijwi ry'Amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba, mu ikambi, kugira yagire abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose. Iwanyu mu ntara n'icyanyu. Tuyagire mwisanzuye ku ijwi ry'Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva isaha 7 gushika isaha 7:30 z'umutaga. Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara. Ijwi ry'Amerika, dukomeze ikiganiro ku ndwara zitandura mu Rwanda na Profesor Mucumbitsi Joseph, by'umwihariko akorera mu bitaro byitiriwe Umwami Faisal i Kigali n'ibitaro bya gisirikare by'i Kanombe naho ni i Kigali. Profesor, uri inzobere, umuhanga mu by'indwara z'umutima, cyane cyane iz'abana. Abana bo barwara umutima gute? Babiterwa n'iki ko abantu bakuru bo nyine wabisobanuye bihagije? N'abana tubavugeho, bo baziterwa n'iki? Icya mbere ni ikosa riba umutima uri kuremwa umwana akiri mu nda ya mama, ku buryo ashobora kuvuka afitemo ikosa, ari umwenge utagombye kubaho, agacamo amaraso aho atagomba kunyura, ari utudirishya tumwe tw'imitsi imwe n'imwe tufunguka nabi cyangwa tudafunga neza, n'ibindi bitandukanye. Ibyo bavuga ko abana 8-9 mu bana 100,000 bavutse bashobora kuvuka bafite agakosa nk'ako ngako. Nta kibitera, na agisida, ntabwo ari ikosa rya mama cyangwa rya papa, birashoboka. Izo ndwara nyinshi ziba zidakeneye kubagwa, ariko harimo abana bafite amakosa akomeye mu mutima ku buryo badashobora kubaho, kenshi bikavamo atarageza igihe, cyangwa se yanavuka akamara amasaha make cyangwa iminsi mike. Noneho hakaba izindi zishobora gukira ari uko bakubaze, bagasatura umutima, bagafungura, bakajya gukosora iryo kosa riri mu mutima. Ibyo bisaba ubushobozi n'ibikoresho mu Rwanda bifite ikibazo cyo kugira bihagije, ku buryo amakipe y'abagira neza ajya ava hanze twatangiye kuzana kuva muri 2006 na 2008, aza rimwe mu mwaka, akaba ari yadufasha kuvura abana bakeya. Abandi hagati aho leta akaba yohereza hanze mu Buhindi, cyane cyane wahendutse, cyangwa se iyo bashoboye gutegereza bagategereza kuzabona ayo mahirwe. Ariko dufite icyizere y'uko
minisiteri y'ubuzima n'abagira neza n'abafatanyabikorwa barimo barubaka ikigo kizashobora kubaga umutima no mu bana. ni kiriya cy'imasaka bashinze ibuye rya mbere i Masaka h'i Kigali yuko yego i Masaka twizera ko mu myaka nk'ibiri itatu yenda bazaba bashobora kuramira abana bamwe na bamwe bavukana ayo makosa. ikindi cyiciro ariko cy'uburwayi bw'abana kenshi bigiye hejuru kurushaho ko bitangira guhera mu myaka 3 n'itanu, abana barwara gapfura cyangwa angine ntibitabweho bihagije ngo bajye ku kigo nderabuzima babahe antibiyotike. iyo ndwara ya angine ikaba yazageza igihe itera umuriro ukabije, umwana araremba rwose icyumweru kimwe bibiri akabyimba mu ngingo. iyo batamujyanye kwa muganga n'icyo gihe birikiza, hanyuma ariko uwo muriro ukaba wononnye tumwe mu tudirishya turi mu mutima, bituma amaraso atasubira inyuma aho ashaka hose, ku buryo iryo kosa icyo kibazo gitangira mu myaka 5-6 nyine, umutima ukagenda buhoro buhoro ubyimba kuzageza igihe atangiye kwahagira, atangiye kutabasha kugenda, ndetse byakaza akageza igihe abyimba ahantu hose. iyo ndwara rero ni rheumatic heart disease, nta jambo ry'ikinyarwanda twari twabona, ariko bituruka ka mikorobe kitwa streptococcus. rero ni indwara y'abakene bativuza bihagije, batajijutse bihagije, bafata iyo angine bakayikira n'umuravumba bikoroha, ariko mikorobe ntaho igiye, ku buryo nyuma y'icyumweru byongera. uko bigaruka gutyo rero niko amahirwe make yiyongerayo kugira ngo ugire wa muriro tuwita wa rubagimpande, noneho byonona umutima wawe. iyo ndwara nayo iteye ikibazo cyane, kuko twibaza yuko mu gihugu ushobora gusanga harimo abana barenga 10,000 cyangwa abasore, kuko bishobora kugenda buhoro bakazatangira kubibona umaze kuba ingimbi, cyangwa se uri na mukuru. hari ababyeyi bamererwa nabi ku nda ya mbere, yajya kubyara akananirwa guhera kubera yuko umutima unaniwe, kubera ko gutwita byatumye umutima unanirwa vuba, ndetse hakaba bimuviramo gupfa arimo abyara. rero ni ikibazo gikomeye, kuko dukeka ko mu gihugu hari byibura 10,000 by'abantu bakeneye kubagwa izo valve, kuko iyo zononekaye nta kindi ushobora gukora usibye gufungura igituza ukagenda ukaziremengatanya nanone, cyangwa se ugateramo utudirishya tw'icyuma dusimbura ingingo duteye na tw'ikibazo, kuko icyo gihe uba ugomba kunywa umuti ubuzima bwose, umuti ubuza amaraso kuvura, batazaza ngo azibe cya cyuma. rero ni ikibazo gikomeye dusangiye n'ibindi bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere. hari miliyoni zigera kuri 300 buri mwaka mu isi zirwara iyo ndwara, ku buryo rero cyane cyane muri Afurika iri munsi y'ubutayu bwa Sahara, vuga ko ariyo ndiri y'iyo ndwara, ariko tutibagiye ko na Amerika y'Epfo na Aziya ibice bimwe bagifite iyo ndwara, nk'Ubuhindi barayifite nyinshi. rero ubwo n'ibyo byiciro bibiri navuga by'indwara z'umutima mu bana, icyo nageraho abantu inama kindi ni uko yego kenshi umwana muto uvukanye ikibazo cy'umutima ubibonera ko umwana adakura, atiyongera ibiro, ahora arwaye inkorora, ahora ahumekera hejuru, kandi abira icyuya. umwana wawe uri munsi y'amezi 6, niba ubona ameze gutyo jya kwa muganga, kuko hari abo njya mbona ugasanga nk'ese kuki ubu umwana ageze ku mwaka n'igice
ngo namujyanye ku kigo nderabuzima ngo ntinze ngo naho ngiyeyo banyuma taransiferi yo kugira ngo ngende ngo bakajya bampa imiti y'inkorora. turacyafite ikibazo rero cy'ubukangurambaga bukenewe cyane, kuko amwe mw'ayo makosa mu mutima bashobora no kuyabona umwana akiri muri materinite akivuka, iyo bapimye ogisijeni ku gatoki, kandi ibyo byuma ahantu henshi bisigaye bihari, ni uko abantu baba batabijijukiwe ngo babikoreshe uko bikwiye. Ndetse mu bindi bihugu ni imwe mu mpamvu abana bavuka bakanataha, ariko nyuma y'ibyumweru bibiri bakamugarura kwipimisha ngo barebe ko ameze neza, kubera yuko kenshi ibimenyetso biza nyuma y'ibyumweru bibiri. iyo akivuka nta kintu wigeze ubona. none se porofesi, ubwo ngubwo bivuze yuko n'abana mu by'ukuri nk'uko abantu bakuru basabwa kujya kwipimisha ngo bamenye uko bahagaze buri mwaka byibura rimwe, n'abana niko bigomba kugenda ubwo ngubwo? yenda sinavuga ibyo, ariko navuga ngo iyo ubona ibimenyetso bidasanzwe, kuko nk'ubundi abana bagomba gukurikiranwa kuva bavutse ku byerekeye imikurire. yagombye ubundi ku kigo nderabuzima, ndetse guhera mu mudugudu ku mujyanama w'ubuzima yagombye kureba abana batiyongera ibiro, bakunda kurwara inkorora. abo bana baba bagomba kujya gupimwa ku kigo nderabuzima, ariko ntibatinde, ntibanatinye kuba bamwohereza ku bitaro by'akarere. kenshi haba hari n'umuganga w'abana usobanukiwe ibyo bintu, ushobora gukeka ko hari indwara y'umutima, noneho akakohereza mu bitaro bya referanse i Kigali, kuko abaganga tuvura indwara z'umutima turacyari 3 gusa mu gihugu cyose. kandi twese turi Kigali, nubwo tugenda hanze no hino, ariko ibikoresho dukenera bya ekogarafi biba mu bitaro bya referanse gusa. icyo gihe baba bagomba kukohereza. ikibazo rero ni uko iyo batinze nicyo kintu gikomeye cyane, niyo mpamvu bitinze nkangurira ababyeyi kubyitaho. iyo afite amakosa amwe n'amwe nk'iyo myenge mu mutima, iyo arengeje amezi 6-9 aba atagishoboye kubagwa, byararengeranye. nibyo usanga baza bakahanyohereza nkapima, nkakumubwira umubyeyi rwose wihangana, ariko ntawe ugishoboye kumuvura no mu isi yose, kuko yarengeje igihe. hari amakosa amwe n'amwe aba agomba kuvurwa mbere y'amezi 6. none se nk'ubwo ngubwo rero iyo atavuwe igihe cyararenze, ni ugutera utwatsi, umwana aba ashobora gupfa. icyo gihe dukomeza kumufasha n'imiti, ariko tuzi neza ko atazisazira, kuko kenshi nk'ubwo iyo arwaye imisonga cyangwa ikindi, aba afite umuvuduko w'amaraso mwinshi cyane mu mitsi igabura ibihaha, ku buryo iyo arwaye imisonga cyangwa indi ndwara y'ubuhumekero kenshi ishobora kumuhitana kubera icyo. none se izo ndwara zo mu bana mubona nabo zigenda ziyongera, cyangwa mbese ibyo bihagaze bite? ntabwo ziyongera. nakubwiye yuko abana 8-9 ku gihumbi bavuka baba bafite agakosa mu mutima, yenda kadakomeye muri bose, ariko kaba gahari. no muri Amerika nuko, n'i Buraya nuko. ni ukuvuga icyatuma bavuga ko ziyongera ni uko noneho dusigaye tuzi kuzibona. kuko no mu ndwara zitandura nyinshi zimwe na zimwe nk'amakanseri amwe, kuvuga ngo byariyongereye ntabwo nemera ko ari byo, ahubwo byaragaragaye kurushaho. indwara z'umutima mu bana rero ni kimwe, cyane cyane abo ngabo nyine bafite amakosa bavukanye baba bahari, ni uko kenshi bitamenyekana. ni uko kenshi agera akarwara umusonga afite ukwezi agahita apfa, bataraye bazi ko arwaye umutima. ni uko bishobora kuba ku buryo bwinshi, ariko ntabwo ari uko ziyongereye, zirahari. ni uko noneho abantu basigaye bazibona kurushaho, ariko ahubwo dukwiye kuzibona kurushaho cyane. Professor, reka twongere twumve akandi gatangazo mbere y'uko tugenda ku musozo.
hanyuma rero n'abanywanyi b'ijwi ry'Amerika nduzi uyu munsi barumbye, sinzi impamvu batitabiriye ikiganiro cyane, kandi ari ikiganiro kiryoshye. Ni umuvumbi. niko haguye imvura yenda hamwe rezo zanze cyangwa mu Rwanda imvura yaguye cyane. mu Rwanda imvura iri kugwa. wahamagaye twatangiye ikiganiro rwose ari byinshi ariko ubu ndabona igabanutse. Ntabwo yumvikanaga rero muri telefone. ni byiza. Twumve rero aka gatangazo mbere y'uko tujya ku musozo. Banywanyi b'ijwi ry'Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Ku batwumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya 2 5 5 4 1 1 2 ubusa 1 ubusa 6 abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya 2 5 4 2 ubusa 5 2 9 3 2 9 4. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya 1 3 5 1 9 9 9 5 1 8 5. Ijwi ry'Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi ry'Amerika ni radio yanyu. Usibye rero kuri iyo mirongo Diane Ninahazwe amaze kubabwira, mukurikira radio yanyu Ijwi ry'Amerika kuri YouTube na Facebook VOA radio yacu, naho kuri internet ni wa3.radio-yacu-voa.com. turi no kuri Instagram nayo ni VOA radio yacu. Turaganira rero na Professeur Mucumbitsi Yosefu, ni umuyobozi w'urugaga rw'imiryango irwanya indwara zitandura mu Rwanda, ariko ni muganga wazobereye mu by'indwara z'umutima cyane cyane iz'abana, akorera mu bitaro byitiriwe Umwami Faisal n'ibitaro bya gisirikare by'i Kanombe i Kigali mu Rwanda. Professeur, ubundi rero urugaga rwanyu nk'uko watubwiye mu cyongereza ubundi rwitwa Rwanda Non-Communicable Disease Alliance, yego? nibyo. Nuko watubwiye yuko rugizwe n'imiryango igera kuri 20 cyangwa irenga 20. Mukorana na leta gute? Mu magambo make yatwanzura. Mu magambo make twanzura. Kuva 2011 ndetse imiryango iri mu rugaga rwacu yagiye ikorana na Minisiteri y'Ubuzima, cyane cyane n'ishami rishinzwe indwara zitandura, ku buryo twagiye dukorana mu gukora za strategy z'uburyo bwo kuvura indwara zitandura. Ejo bundi strategic plan yasohotse, twagize mbese tuba nk'aba expert cyangwa se tukagira icyo tubafasha mu gutegura ibintu bimwe na bimwe, nabo bakadufasha. Natanga nk'urugero, izi ndwara zitandura zigira ku isi yose, zigira umunsi w'indwara z'umutima, tukagira umunsi wa diyabete, tukagira umunsi wa kanseri, tukagira umunsi w'indwara z'impyiko. Iteka icyo gikorwa iyo kigiye kuba mu mwaka, dusigaye dukorana na RBC na Minisiteri y'Ubuzima, tugategura igikorwa hamwe ku buryo kigira ingufu kurushaho kugira gikangurira imbaga kumenya iby'izo ndwara. Hari n'ibikorwa bindi bya kampani zo kwigisha no gukangurira imbaga ku ndwara zitandukanye zitandura. Rero leta dukorana neza mu bwuzuzanye, niko navuga. Professeur Mucumbitsi Joseph, ndagushimiye cyane rwose, ukomeze rero ugira amahoro. Ariko nakubaza akabazo se wanyemerera? Yego nakwemerera, ariko twihuta kubera ko igihe kiragiye. Ikiganiro nk'iki ko cyumva n'abantu benshi, yego, nta n'ibindi biganiro byerekeye ubuzima yenda by'umwihariko cyangwa
bituma nyine umuntu twafatanya gukangurira imbaga ko izi ndwara zitandura ko nk'ubu ngubu nk'uwo muvuduko w'amaraso ntitubibuze ngo tubirangize, ibya diyabete ntitubirangije. reka tuze kubivugana kuri telefone, ikiganiro kirarangiye. inshuti zacu ndabashimiye.